munyemerere muri aka kanya tugaruke ku munsi wa Saint Valentin, umunsi mpuzamahanga, umunsi ngarukamwaka, umunsi ukunzwe na benshi, umunsi abenshi baba bateguye ibintu byinshi bitandukanye, umunsi uberamo ibitangaza byinshi. Uyu munsi abenshi nibwo bagaragaza urukundo. Ese uyu munsi usobanuye iki? Uyu munsi usobanuye iki ku bakundana ndetse n'abandi bantu bawizihiza? Munyemerere rero uyu munsi tugarukaho birambuye, ntitugire n'akantu na gato dusimbuka kuri uyu munsi. Gusa mbere na mbere ndagusaba gukanda subscribe niba utarayikanda, ugakora na share kandi ugakanda na like, byaba byiza ukandika na comment. Ikaze. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku bantu benshi. Uyu munsi ni umunsi abantu benshi baba bateguye impano. Ubu hari abategura gusohokana, hari abategura kuba basangirira mu ngo zabo, hari abategura no kuba bajya ahantu hatandukanye. Uyu munsi abantu baba bawuteguye ari benshi kandi baba bawitayeho cyane. Bivuze ko ariko uyu munsi hari n'abatawizihiza. Kubera iki? Ibi byose biterwa n'imyumvire. Hari igihe umuntu ku giti cye aba yumva uyu munsi utamureba, ariko abenshi baba batekereza ko uyu munsi ari ingirakamaro kuri bo. Gusa abantu turatandukanye kandi abantu dutandukanye mu mico. Niyo mpamvu akenshi usanga bamwe twabyirengagije. Wowe uneze amatwi, reka mwibarize iki kibazo: ese uyu munsi wawiteguye ute? Ese uyu munsi ni iki wageneye umukunzi wawe niba umufite? Ese niba utanamufite urateganya kuwizihiza ute? Rega nawe wakikunda ubwawe igihe udafite umukunzi. Iki kibazo ni wowe ugomba kugisubiza, byandike muri comment. Uyu munsi rero ubu nibwo abacuruza indabo, abacuruza impano zitandukanye, abacuruza ibintu bitandukanye nibwo babona inyungu nyinshi, kubera ko abantu bagura indabo ku bwinshi, abantu bagura impano ku bwinshi. Hari abakunzi bahana ibintu bihenze cyane, hari abakunzi bahana ibi byoroheje biterwa n'ubushobozi bw'umuntu, ariko hari n'ababwirana amagambo meza. Ubwo ibyo byose aba ari impano kandi zimeze neza. Gusa tekereza ko umuntu ashobora gutanga impano ihenze, n'undi akavuga amagambo ariko ntatanga impano, ugasanga wa wundi wavuze amagambo niwe ibintu bye byagenze neza. Uti kubera iki? Hari igihe umuntu atanga impano ihenze ariko nta rukundo rurimo. Turabizi ko hari abakobwa bikundira amagambo meza, hari abakobwa badakunda impano cyane. Kumuha impano nta kintu cyiza kindi wamuteguriye cyitwa amagambo, aho ngaho uba wibeshye. Ni byiza niba wateguye iyo mpano ariko ukaba wateguye n'amagambo meza uba ugomba kubwira umukunzi wawe kugira ngo ibintu bibashe kumushimisha cyane. Buriya urukundo ntabwo ari ibintu, urukundo ntabwo ari impano zihenze, urukundo ntabwo ari ibintu bihenze cyane, ahubwo urukundo ni rwa rundi umuntu yisanga afite mu mutima. Umuntu yisanga amarangamutima ye yose yerekeye ku mukunzi we. Naho hari abantu badakunda guhabwa ibihenze, ahubwo bagakunda amagambo meza abakunzi babo babagezaho. Ese wowe waba wibuka kubwira umukunzi wawe amagambo meza, amagambo amushimisha, amagambo amunyura? Gusa icyo ngicyo cya mbere cy'ibanze, tuba tuwitezemo ibyiza ariko bitavuze ko n'ibibi bitabamo. Urugero, ubu hari abaterwa indobo uyu munsi, ibyo bita guterwa indobo. Hari abangwa n'abakunzi babo
kuri uyu munsi ugasanga basohokanye n'abandi, bahaye impano abandi, mbese baciye inyuma abo bari bakundana, nabo bikabatungura cyane, ugasanga ni ikibazo. Uyu munsi nubwo aba ari mwiza ariko ntibivuze ko utagaragaza n'ibibi. Hari abo usanga bashwanye kuri uyu munsi, gusa hari n'abandi usanga basohokanye ugasanga baraye mu tubari, ugasanga bakoze amabara bateranye inda kandi batabiteganyaga, ugasanga rero bibaye ikibazo. Uyu munsi hari abo uba ugomba kuryohera n'abo uba ugomba kubihira. Ibyo byo biba bigomba kubaho, sinjye ubigena ariko bigomba kubaho. Kubera iki? Hari abantu batamenya gukontorora kwizihiza umunsi mukuru wabo, hari abantu batamenya kubikontorora, hari abantu kwifata binanira ugasanga bagiye mu bibi. Ese ni gute twakumira iki kintu, twakirinda iki kintu kugira ngo kitabaho? Nibura nubwo cyabaho kigabanuke nibura. Icya mbere ni ukumenya uko ugomba kwitwara igihe mwasohokanye. Icya mbere ni ukumenya ngo nderekera he, ndajya he, ni iki ndakora, ni iki ngomba kureka. Icyo kintu iyo wamaze kucyumvisha mu buzima bwawe, n'ibindi biba bishoboka ko ibintu byawe bishobora kugenda neza. Ariko niba utagize icyo utekereza ukuntu ugomba kwikontorora, bishobora kurangira uguye mu mutego utabasha kwikuramo. Ibaze kumva ngo ibyishimo by'umunsi umwe bitumye ubabara mu buzima bwawe. Abenshi tubabara tutabiteguye, abenshi tubabara bidutunguye, ariko aba ari byiza kugira ngo ibyo bintu bitubabaza tubikontorore hakiri kare bitaratubaho. Muri ubu buzima ntawe wifuza kuba ababaye, niyo mpamvu buri wese aba agomba gukontorora. Kuri uyu munsi rero ni byiza ko nasaba abantu kuba bakitwararika, nkabagira inama yo kuba bamenya uko bagomba kwitwara kugira ngo batisanga basandaye. Kwisanga wasandaye rero ugasanga uhuye n'ibibazo utateganyaga, ni ibintu bikubabaza cyane kandi nawe utashakaga kubabara mu buzima bwawe. Ni byiza rero gutegura hakiri kare mbere yo kugira icyo wakora, aho kugira ngo wifuze gutegura umaze gukora. Ibyo bintu murumva bishoboka? Ntabwo bishoboka. Tegura mbere y'uko ukora kugira ngo ibintu byawe bigende neza. Niba wifuje gusohokera ahantu runaka, menya ngo ni ayahe masaha ngomba gusohokaniramo n'umukunzi wanjye, ni ayahe masaha tugomba gutahira. Ese tugomba kwitwara gute muri icyo gihe twasohokanye? Tugomba gusabana gute? Ni ibiki dukwiye gukora, ni ibiki dukwiye kureka? Ni byiza rero kumenya ibyo mugomba gukora n'ibyo mukwiye kureka kugira ngo umunsi wanyu ube wagenda neza. Igihe mutabimenye ni hahandi usanga byabaviriyemo ingaruka. Nk'abantu mwe, iyi si irababaza, ariko bitavuze ko idatanga n'ibyishimo rimwe na rimwe. Gusa twese tuzi ko iyi si ari iy'imibabaro, ariko ntibivuze ko buri gihe umuntu ababara. Hari n'igihe tubabara ari twe twabyigiriyemo uruhare. Niyo mpamvu buri wese aba agomba gukontorora buri kimwe cyose kugira ngo iyo mibabaro arebe ko yayihunga. Niba udashoboye kubikontorora uzababara. Ariko niba ushoboye kugira uko waba wakikontorora, ugakontorora n'ubuzima bwawe, ibintu byawe bizagenda neza kandi cyane nk'uko ubyifuza. Uyu munsi rero ndifuza ko, cyangwa ndanizera ko abenshi ubasigira ibyishimo bashakaga. Niba ari impano uyitange neza. Hari abantu batanga impano hari ikindi bagamije, ugasanga atanze impano ariko ugasanga ari kuyishyuza. Ese ibyo bintu byo ntibyaba bikurura ikibi?
niba utanze impano yitange nyine nk'aho uyihaye sheri wawe, uyihaye uwo ukunda, uyihaye uwawe w'ibihe byose. Ntuyitange kubera ko hari ikindi ugamije, kubera ko hari ubundi bushukanyi ushaka kumujyanamo. Urukundo rufite intego nirwo rukundo rwagakwiye kwizihizwa uyu munsi, urukundo nyarwo atari rwa rundi rwo kubeshyanya. Urukundo nyarwo nirwo rwubaka, nirwo rugeza abantu ku byiza bashakaga. Niba mu buzima bwanyu hari icyo mushaka kugeraho, ni byiza kuba mwagaragarizanya urwo rukundo nyarwo. Urukundo nyarwo nirwo rukenewe muri iyi si. None se niba mushaka kwizihiza urukundo rwo kubeshanya, ubwo bizabageza kuki? Icyiza ni uko mwamenya uko mugomba kwizihiza urukundo nyarwo, mukamenya ibyo mugomba kwizihiza, niba bifite akamaro cyangwa bitagafite. Buriya abantu babeshyanya uyu munsi sinabagira inama yo kuba bakizihiza uyu munsi, kuko n'ubundi uyu munsi ntabwo waba ubareba. Abantu bakundana by'ukuri nibo bagakwiye kwizihiza uyu munsi. Ntabwo muri iyi si kubeshya muri ibyo by'urukundo byagira aho bibageza. Ni hahandi abantu usanga bamwe bababaje abandi, ugasanga abantu rimwe na rimwe bazinukwa iby'urukundo bitewe n'ibintu bahuriyemo. Abantu barababazanya, ugasanga umuntu uramubabaje ubuzima bwe bwose, akabaho yicuza icyatumye akundana nawe. Iryo shyano ni ukubyirinda, ni ugukundana urukundo rufite intego kandi rufite aho ruzabageza. Ndagushimiye rero wowe wabashije kuntega amatwi kugera ku musozo, kandi mbonereho mwese uyu munsi mugiye kwizihiza uyu munsi wa Saint Valentin cyangwa se Saint Valentina, ubaryohere kandi ubabere uwo mwifuza kuri mwese abantu bawizihiza. Kandi ndagusaba kugira ngo ukande subscribe niba utarayikanda, ukande like, wandike na komenti uvuga uko wateguye uyu munsi wawe, uvuga uko ugomba kuwitwaramo, kandi ukagira inama n'abandi bakabibona muri komenti. Ndagushimiye rero kandi ukomeze kugira ibihe byiza, kandi mwese mboneraho kubifuriza uwo munsi mukuru mwiza ubahire.